reka rero tubanze dushimira Imana ariko muzi yuko hari abantu baba batabibonye none se uragira ngo abo batabibonye mve hano ngiye kubibaho ahubwo se babitetse kuki batabisenye kuki batabisenyera ariko rero ntabwo yari umuco mwiza ku bantu b'abakirisitu none se udasengera ibyo byo kurya byawe ariko sheri nta kibazo rega kuba twasenga kandi turi abakirisitu nawe urabizi tugasengera ibyo kurya nta kibazo kiba gihari ntuze kumpata ibyo bigambo niyo masengesho urimo gusengera ibyo kurya reka nigendere ngiye muri resitora urumva aho batagomba kumanza gusenga maze naho ibyo biryo byawe bisigara ariko se koko uragiye nyine abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura mana dutabare imanenjuje Oye mani nigeye iminsi myinshi maze mise mbacika nabindi gukoropa ndakoropa ariko nangira ndi bavuga ati imiti yanjye urahita yijyanye gahunda zose zaba zipfuye oya imiti yo nta kibazo wowe tugiye n'unyakira ariko se mani oya ikibazo cyawe uri kunyereza kuko umeze gute kwera n'igiciro umwaka unyicire n'icyaka rero ni bibiri ubundi gahunda ni Jenny uruko Jenny ukanga ndabacitse niyo mpamvu mwemera rero icara hariya tuwe twivuganaho neza icara rero mbwire neza rwose mani ko uri kunjyanisha bimeze gute wowe ikaru n'ikaru iki se mani ko uri kunyitisha amatsiko kandi nyumvire we banza unyakire banza unyicire icyaka n'umwaka ariko nani ukamfubwira urabona urugo rwanjye rubuze kwe ngaho sinzanira ko kunywa nyine ngiye nize mbwira icyo ushaka hari ibintu by'ubwo hari wisiki hari za byeri oya ndashaka icyayi icyayi rwose niyo yiburya se nicyo muzi ko burya uri umwana kwe nihera icyayi gusa nihera icyayi rwose oya kubera nyine ndi mu mirimo nihera icyayi we nk'icyayi mpere reka nyikuzane ahase habura icyayi reka nkuzanire icyayi kubera ariko uratinda nyegeye uratinda rwose kandi ureba nta kuntu agize none se none se nzane n'amatasi hariya akamusi cyangwa se ushyire none ugiye kumpa keya oya rekeraho rwose rekeraho reka nanjye asuke buriya karacyayi nanjye buriya aya masaha mba gakeneye ubwo nabi aya masaha buriya nanjye nkunda kwinywera karacyayi haba hakonje rega aho nta makuru rero ndabona ibintu bimeze neza kanitegure ibiri bigize kandi amaye nka data ubu ni uburozi basigaye banega uburozi ku buriri koko Vestina! 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 karame
Amen. Niko madamu. Habaye iki se kandi none? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Musigaye muntegura zikubuye. Ego ko mana nyagasani birabi byunya ntibiba amaraso. Mana we. Abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura mana dutabare Kandi nge nawe tubana mu buriri. Ninde muntu wanteze uburozi hano koko? Ko mana data kuko wantabaye mana yo mu ijuru. Ni ukuri ibi bintu ntabwo mbizi, ntabwo nzi uko byahageze. Ariko madam ni ikihe kintu ntagukoreye kikugeza ubwo untega uburozi ku buriri? Ntabwo ari njyewe ni ukuri, ntabwo mbizi. Kandi nge nawe tubana mu buriri. Nta wundi muntu uza muri iki cyumba. Ninde wanteze uburozi hano? Mana nyagasani koko wambabariye ukantabara. Ibi bintu ntabwo Imana ikubabarire gute wagabanyije ayo makenga? ibyo ntabwo nzi ibyo nuko. Ariko madam ni ikihe kintu ntagukoreye koko? Kubyusha ushaka gushyira uburozi hano ngo mpfe? Ntabwo ari njye ntabwo mbizi. Rero ikintu nshaka kukubwira. Hari amafaranga wanyemereye. Ari amafaranga nutanankomeraho nandi. Kiyo nzabivamo. ariko nawe ugira amashyushye amafaranga se kuri ngewe ni ikibazo we kora gahunda naho yame ndiye koherereza kuri telefone rwose kandi urabizi sinakubeshya amafaranga ndayaguha nugira ikibazo ahubwo rero manenge hari akandi kantu ushaka kuguha akandi kantu reka da noneho rero wakabonye kano do rero kazabica wakabonye ntabwo ari umurozi bita nk'abantu none ubona si uburozi ako nawe warwana uburozi se uburozi bwo gukora iki nta kibazo genda kwe ko ngenda umurozi warwana ndandivugiraga kagenda ugere ukabike kure cyane aka ngaka ko rero kazakora umuti neza noneho ubwo batangiye kugira gutya ubu noneho aka ngaka nakazamusohora azijyana n'umuntu uvuze ahubwo nahita mbikora utwo duti ndadutwara dutware ndatubika hano noneho nawe rero si ikindi sasa rero umfashe reka ajye kubaba hafi rero genda babe hafi komeza ucunge batekurana umbwira umva rwose baryagagurana umbwira rwose ikintu cyose gihita amakuru kugira ngo menye kuntu twakongeramo n'ibindi nawe ariko kongera agafaranga amafaranga se nta problem kabisa reka ngende mbabe hafi ngaho genda sawa ijoro ryiza kandi reka nsimbuka simbuka mwana ndamwisi azabikora neza nabikore nubwira mitungo twayigabana ngiye n'uriya mwana nta kibazo ariko uriya mugore kunyereka ko afite ikibuno ngo aragikaraga ngiye ngo ntware umugabo ntabwo azamutwara nanjye kereka niba atari ngewe Suzana namenya ko ngewe ntegeze menye ubwenge abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura mana dutabare